sinshaka kwigana keretse Yesu wenyine. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Iyo ngoswe n'umwijima niringira ubwo buntu bwe, mu byago no mu makuba nagira ubwanzibukira. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi hose n'umusenyi. Ntunganywa n'amaraso ye n'ay'amasezerano ye, naho napfusha ibyo mfite niwe musa niringira. N'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Maze icyo gihazazira azasanga mwiteguye, nambaye gukiranuka nta nenge nzaba ngifite. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Nikomeze ku rutare n'ahandi n'umusenyi, n'ahandi n'umusenyi. Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu, ngo n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Indirimbo y'icyo cyumweru ni indirimbo ya 39 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'Abadventiste umunsi wa karindwi, ikitwa Nkomeze Njye Niringira.
ikaba yitwa Nikomeze ku rutare, akaba ari indirimbo y'107 mu gitabo cy'indirimbo zo gushimisha Imana gikoreshwa n'andi madini y'abakristo mu Rwanda. Ikaba yitwa My Hope is Built on Nothing Less, cyangwa se bakongera bakayita On Christ Solid Rock I Stand. Ikaba ari indirimbo ya 522 mu gitabo cy'indirimbo z'icyongereza cy'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Iyi ndirimbo nziza yahimbwe n'umugabo Edward Mott. Yavukiye mu Bwongereza ku itariki ya 21 Mutarama mu mwaka w'1797. Ababyeyi be bari bafite akabari, nta burere yabonye buhagije, yahoraga yikinira mu mihanda y'i London. Yigeze kuvuga amateka ye yo mu bwana, maze aravuga ati nta kintu na kimwe sinari nzi ko n'Imana ibaho. Cyakoze yaje kugira amahirwe, amenya ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, maze arabatizwa afite imyaka 18. Yize akiri umwana iby'ububaji, cyane cyane kubaza utubati. Yabikozemo imyaka 37. Yaje kugira kampani ye yo kubaza utwo tubati. Ageze mu myaka 50 nibwo yinjiye mu murimo w'ubugabura mu itorero ry'Ababatisita ryitwaga Rehoboth, ahitwa Horsham mu burengerazuba bwa Sussex mu Bwongereza nyine. Yakoze uwo murimo imyaka 26. Abizera b'i Horsham baramukunze cyane, bamuha impano y'inzu ngo ayigire urusengero. Maze Mott arababwira ati sinshaka chapelle, icyo nkeneye ni uruhimbi. Ati kandi umunsi naretse kubwiriza Kristo narwo muzarunkureho. Iyi ndirimbo yayanditse mu mwaka w'1834. Akiyandika bwa mbere yitwaga The Immutable Basis for a Sinner's Hope, cyangwa se ibyiringiro by'ibanze ndakuka by'umunyabyaha. Niko yitwaga akiyihimba, niko umutwe w'iyi ndirimbo witwaga. Inganzo y'indirimbo yaturutse ku mugani Kristo yaciriye abantu b'umunyabwenge n'umupfapfa babubatsi. Mu mugani Kristo avuga umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi, mu gihe umunyabwenge yayubatse ku rutare. Nk'uko uwo mugani uri muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 n'uwa 25. Umunsi umwe ngo yarimo ajya ku kazi, maze yumva ko ashobora kwandika indirimbo. Mbere yo kugera ku iduka rye yari yamaze guhimba icyo gusubiramo. Nikomeze ku rutare, naho ahandi ni umusenyi. Butarira yari amaze gukora ibice 4 by'iyo ndirimbo. Maze weekend yakurikiyeho yagiye gusura mu rugo rw'inshuti ye wari umupasitoro. Umugore we
yari arwaye arembye cyane agiye gupfa. Ikigoroba cyose bakimaze basoma mu byanditswe byera banamusengera. Maze umwigisha ashatse igitabo cy'indirimbo ngo baririmbe arakibura. Maze Mote yahise akora mu mufuka we akuramo urupapuro yanditseho ya ndirimbo, maze amusaba ko bayimuririmbira. Umurwayi yarishimye cyane bamuririmbiye iyi ndirimbo. Mote nawe yarishimye ko umurwayi yayikunze. Yarishimye cyane ko umurwayi yakunze indirimbo ye kuko yabonye amwenyura. Yahise akora amakopi nk'igihumbi ayanyanyagiza mu nshuti ze. Mote rero ngo yakoresheje imbaraga ze yubaka urusengero we n'abizera bateraniragamo. Yagurishije ibye yiyegurira umurimo w'Imana, kandi ngo imyaka yose yamaze muri uwo murimo ngo nta na rimwe yigeze asiba amateraniro n'umunsi n'umwe ku mpamvu iyo ari yo yose. Mote yakunze ibyo kwandika indirimbo ndetse yakoze indirimbo zirenga 100 uretse ko iyi My Hope is Built on Nothing Less ariyo yamenyekanye cyane kandi ikaba ari abantu bamwibukiraho cyane. Ibyiringiro byanjye nta kindi bishingiyeho atari amaraso ya Yesu Kristo no gukiranuka kwe. Iyo umuntu ageze aho avuga ayo magambo, iyo umuntu ageze aho kwibwira gutyo, aba ageze ahantu heza cyane. Umugabo ukiri muto w'imyaka 37 yaravuze ati, ubwo njye na Sheila twashyingiranwaga mu mwaka wa 2005, story yacu yari nk'iyo mu bitabo. Twahuriye kuri university, turi abanyeshuri, turakundana, none twari mu rusengero nagombaga gukuriramo duhana amasezerano yo kubana. Twibwiraga ko vuba bidatinze tuzaba dufite abana, nuko umunezero udashira ugatangira ubwo. Igitangaje, ubu ndi pastor w'urwo rusengero, ariko wa munezero udashira nibwiraga ntabwo ufite isura nk'iyo nawuhaga icyo gihe. Mu mwaka wa 2011 tumaze umwaka tugerageza kubyara, bansanganye indwara yitwa ezospermia. Ni indwara y'ubugumba ku bagabo. Muri make ndi ingumba. Indoto yose yo kuba nabyara umwana yarapfuye ubwo muganga yambwiraga ati ntushobora kubyara.
iryo jambo ryabaye nk'ijuru rinyituyeho. Ikintu nakoze bwa mbere ni ukwishyiramo akanyabugabo kugira ngo bitaboneka mu maso ko mpungabanye, ariko nta n'isegonda byamaze, byarananiye pe. Amezi make yakurikiyeho naricaraga nkaba nk'igiti, akazi kakananira kugakora, akenshi narashwanyukaga nkarira. Namaze amezi ntakora, byarananiye kujya ku kazi. Nagiye mu bajyanama babyigiye, abaganga bampa imiti yo kugabanya ubwihebe, inshuti n'abavandimwe baransura bamba hafi, ariko hari ubwo numvaga ntazongera kuba njyewe. Numvaga niba ntashobora kubyara, ntari umugabo, ntacyo maze, nkumva ibyaba byiza ari uko naba ntariho cyangwa mba njyenyine. Narimutse njya kuba mu wundi mujyi, ntangira ubuzima bushya, ngenda ngarura imbaraga buhoro buhoro. Kandi ayo mezi mabi nanyuzemo yanyigishije kutirebaho cyane, ahubwo kugerageza gutekereza abandi uko babayeho. Icyo gihe cyo kwipimisha na depression yakurikiyeho cyabaye igihe kwizera kwanjye kwageragejwe, ndetse na marriage yanjye idasigaye inyuma. Sinavuga ngo narakariye Imana gusa, nabaye nk'igishushushungwe, ibintu by'urwenya binshiramo, ibyishimo birayoyoka, no gufata icyemezo ku kantu gato byarangoraga cyane. Ikintu cyiza cyambayeho muri ibyo bihe by'umubabaro, kandi n'ubu ntikishingikirijeho, ni uko ubuntu bw'Imana nabwumvise mu bugingo bwanjye. Gutekereza ko ubuntu bw'Imana bwinshi ari bwinshi ku buryo ntakumva cyangwa ngo ntekereze. Ndimo gutekereza mbabaye, nibuka ukuntu numvaga nshaka kwitwa papa. Natekereza ukuntu Sheila umugore wanjye abiguyemo, nkibaza ukuntu Imana itumye ibi bimbaho. Nkiri muri urwo, Imana inyibutsa neza cyane, irambwira ngo umwana yaravutse, uw'ibyiringiro byose n'indoto zose zasohoreyemo. Umwana wavukiye i Betelehemu ni igisubizo cy'amasengesho yacu yose. Icyo duhabwa kirenzeho ni inyongezo, ni ubuntu. Ese naba nari niteze kumva ukuri nk'uko no kubana nako ubuzima bwanjye bwose? Ese nkanjye umugabo w'ingumba, buriya bugingo bwinshi Yesu yatanze tubona muri Yohana igice cya 10:10, nanjye ndimo? Nkiri muri ibyo bibazo byinshi byo kwibaza, nibazaga cyane, nahise niyemeza gusubiza ibibazo byose n'iki gisubizo ngo yego. Kuva icyo gihe byabaye intambwe ikomeye yo gukira depression. Nari maranye igihe iyo depression, ariko icyo kintu cyambayeho numvise ari intambwe ikomeye nteye mu buzima bwanjye. Nakira ibyo abaganga bambwiye, mbese ndiyakira muri make. Ubwo buntu nagiriwe icyo gihe bwambereye nko kubona inzu iriho itara riyobora abagenzi cyangwa se riyobora abasare mu gihe cy'umugaru w'ubuzima.
byamfashije kwemera uwo ndi we, kandi bintera n'imbaraga zo kubwira abandi iby'inkuru yanjye, kandi byaramfashije nunguka inshuti nyinshi aho ntuye. Kwibwira ko ubuzima ari inkuru nk'izo mu bitabo cyangwa amafilime y'umunezero utagira iherezo ni ukwibeshya. Ubuzima bw'ukuri ni uburimo ingorane, ukarwana nazo kandi ukazitsinda. Uko tugenda twiga ukuntu twabona umwana wo kurera, ndetse nkaba ndi n'umugabura mu itorero, ngerageza kwizera ko Imana izabigenza neza, kandi mbwira inkuru yanjye abakeneye kuyumva, kandi nta soni bintera, kuko nta kindi nishingikirijeho uretse ubuntu bw'Imana yangiriye gusa. Mr. Edward Mott yasinziriye mu mwaka w'1874, afite imyaka 77 y'ubukuru. Atarasinzira, ubwo yari ku buriri aryamye, yasubije uwari umubajije ati, ndatekereza ko igihe cyanjye cyo gutaha kigeze. Yego, ndi hafi y'icyambu. Ukuri nabwirije niko kumbeshejeho, kandi nzapfa nkikwishingikirijeho. Mbega amaraso y'igiciro akuraho ibyaha by'abantu bose. Mbega amaraso akuraho ibyaha byacu. Ibi ni byo bituma tugirana amahoro n'Imana. Ndasaba Imana ngo idufashe, iduhe kwihana, ngo amaraso ya Kristo adukureho ibyaha byose, maze tugirane amahoro n'Imana. Ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga bidatinze, ibituro by'abera bigakinguka, abazaba bazutse bagahura n'abazaba bakiriho bakunze kuboneka kwa Yesu bose, tuzahurire mu kirere gusanganira umwami wacu, turirimba indirimbo zo kunesha. Jesus' blood and righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand.
peace. I rest on His unchanging grace. In every high and stormy gale, my anchor holds within the veil. His oath, His covenant, His blood supports me in the whelming flood. When all around my soul gives way, He then is all my hope and stay. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. All other ground is sinking sand. When He shall come with trumpet sound, oh, may I then in Him be found, dressed in His righteousness alone, faultless to stand before the throne.